Muraho, nitwa Umutoni Alice, umuhanzikazi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Muri Kenya nize gukora cyane, nize agaciro k'umuziki, agaciro ko gukorera Imana, agaciro k'ibyo ukora, kandi agaciro uha umurimo w'Imana. So ndanezerewe cyane kongera kugaruka mu Rwanda. Nkora modeling, ndi umuririmbyi, ndi makeup artist. Ni ibintu binejeje cyane kongera kugaruka mu Rwanda. Alice mumutegereze muri uyu mwaka ndabaha ikindi kintu gishyashya, ko hari ibindi bintu nari ndimo ndakora nabyo biri mu muziki nanone, ariko ubu ngubu nongeye nagarutse mu muziki. Nuva nabyanditse kuri social media mvuga ko nongeye kugaruka mu muziki nanone, ariko sinigeze nanone njya hanze y'umuziki. Nari nyiwukora ariko nta kintu gishyashya ndasohora, ariko ndi hano nagarutse mu muziki. Turabonana. Indirimbo nshyashya muyitegereze mu kwezi kwa 9 iraba yasohotse. Of course izazana na video. Yeah. Abanyamuziki reka mvuga umuziki, umunyamuziki nkunda Tasha Cops, aranyinspira cyane, ndamukunda cyane, numuramyi, numupasteur, ndamukunda cyane. Ikindi muri Kenya abaririmbyi tumaze gukorana, ntago ndatangira gukorana n'abaririmbyi, ariko harabona agiye mfasha mu byerekeranye na studio no kuririmba. Yeah. Sifa zote kwako, sifa zote ni kwako. Ya iyo ndirimbo iri karibu bari bamugisha.